Ay kimani na remisi kikorera koyo mana we. Akoreka nkubaza. Ubundi karakabwa ngo nakagabo kawe kakumariye. Ntacyo kamara. Oya ntacyo biragaragara. Kuko nikamwereke. Niba hari ikintu cyiza kibaho. Ko umukobwa ufite icyo bitashimwe mana agira gutya atishimwe mana abandi bakabibona. Nukuri ahubwo urangiye mu narashatse inyurane. Imbusane. Bari harwo nakagombye kuma cya kintu kingana kuri cyanjye. Nawe nkahita ngumana de. Sibyo. Ni wowe wanjye. Undi hari ikintu nabonye ku mugabo. Umugabo utitaye kubwiza bw'umukobwa. Ubwiza bw'igitsina gore ni umusatsi babavuga. Sibyo n'ibituza byo kwiryamira ariko siwe kibana data we. Nukuvuga uri kunkira muri mutu. Uri gutuma ndepasa ibibazo. Undi kwiruka n'imisigaro kuva yakuzi koko kureba. Ndi kukureba disi nkumva amazi yuzuye akanwa. Nukuri. Ahubwo none urashaka kujya nkwereka abagabo batandukanira. Ako wangape ntabwo se ni gute. Hako se tekereza na umuntu w'umugabo ingurube irapfa akajya gutabara ingurube. Ingurube. Uramubonye za? None unamubonye so yagiye so ikusa umugabo se yagiye atakubwiye. Ni gute se ahubwo wowe tekereza. Ataniye n'abagabo babona umuntu yiguriye ikiro cy'inyama bagahurana iminzani. Ingurube ejo uzaje kumva baramuhamagaye ngo imbwa yiwanyu yapfuye nayo gute mu burira gihe. Nihorere. Nge rero naje kugira ngo mubere icyo bita igihozo. Nihorere. Kuguhanagura inkovu z'agahinda ufite ku mutima uterwa na ruharwa. Ako uruzi ko bura ruharwa iryo zino zano arikuye. Ruharwa ni ruharwa mu bisambo. Ruharwa mu bisambo. Bisambo kabombo. Umugabo. Nese yawe ndebe akugaburira ryari. Harakubwira ngo uyu munsi ku kazi byanze ina bayoboza abashikuza. Erega muri iyi minsi abantu bamenye kwirinda umutekano. Uzuko byakomeye. Ahubwo reka twe kumuvuga. Niko twigire gutya. Ndabona bigeza ari. Avese. Uze kukiza umaye icyunzaniye icyumaye iki. Ngo hayiki. Ni wishyuye inzu nta posho wamaye. Sindarya unesubura uko nshaka gumbaza iki. Misuri ndaya. Ntago ndi indaya ariko byibuze nk'umuntu w'umugabo nyine uje gucuma agaciro byibuze kugira ngo byibuze nekereze ko hari icyo wakoze. Icyo nakoze cyambere umugore yishimye. No mu ijambo ry'Imana bavuga ko iyo umuntu afite amahoro yo ku mutima abarenze wa mu rutunze miliyari 100 z'amadolari. Oya barakubeshya. Mva nkubwire. Ikintu cya mbere nukurya kandi nzarura bize. Nsurashonje. Ndashonje. Se ni umukozi ntiyatetse. Madamu nanjye nabaye mwohereje iwabo kwera ko ejo bundi twagiraga ikibazo neza umugabo nkubita hasi nk'uwicaye yari kwica. Hagenze uteze. Ese yo bamahane abaye ejo bundi. Oya reka nkubwire. Oya uretse. Oya uretse. Kabebe kumana. Banzu ushyire hano. Mvana akagurusha shyira hano pesa mbere. Ariko se wowe bite byawe? Vuba niko mvuze. Ese muri service ushaka ko nkukora niyo ushaka kwishyuza. Oya nta posho wazanye. Hako rero reka nkubwire. None se sibyo. Dore ibi nibyo mba mvuga. Iki ariko. Ibi nibyo nyamvuga ngo indangare zarivukiye. Gute. Usuzunguka tuzamenye ko amafaranga aryoha gute. Ubundi imbere yuko amafaranga atangwa abanze ibyishimo di. Oya barakubeshye. Siko ibyishimo biza umeze neza nta kibazo ufite mu. Hanyuma se bambeshye n'abajije ndi. Ngibyo nibwira ndabizi. Oya ntabyo uzi. Kuko ubizi bakabe babikoze mbere. Siko no kugira ngo ugire icyo ugeraho hari icyo bakabanze kwigaragaza. Ntabibona. Hakubundi mwabaye mute. Iki se. Abakobwa b'iki gihe n'abagore mwabaye indangare. Yamara indangare nakubwira ngo zirivukira. Oya. Ni amahoro yo mu mutima arakwizanira wahize ugatuma gucika. Ngiki? Kandi uri indangare. Oya ntabwo ndi indangare. Ako reka nkubaze. Ibyo mvuga ndabizi. Nge mfite amakwaca ndarama from Zambia. Ndabizi cyane. Et moi je suis connaisseur monsieur Dantour ibikorwa ndabikora. Kandi birivugira. Ese oya ariko urahakana iki? Oya ngenda byanze. Icyo ndi kukubwira ni icyo ngicyo cyonyine. Niba udashyize hano kugira umenye uko nitwara ntabwo byakunda. None kaye wabona zihagije ko yewe. Ese urumva nge ntabwo wakaye gute kandi nshonje. Uvuga make. Erega umenya ko turi gucinya umugabo wanjye. Ariko we kubizi yuko amafaranga atakiba mu ntoki atakiri kashi. Ku telefone nakanyenyeri ndagakandira he mu buriri. Uri kuvuga ngo akanyenyeri uragakanda. Telefone urayifite. Ndayifite ko nayicaje nziri ku muriro. Yizanira mba nyibitse. Kandi wa mugore nyamara uwe nawe uri kwibuza ubwenge. Kibaze. Uciye umugabo wanjye inyuma. Se bebe uretse mubwira akantu gatoya. Bebe nawe. Niba ndakunze ndamutetesha. Ahubwo reka mubwira akantu gatoya. Nge ifite undi naryo. Ndarama ndazifite amakwaca aruzuye. Urumva? Turajya kuvunja mu mujyi turi kumwe. Kagatoki ku kandi. Mureba akajisho ko mukanako. Ukitesha amahirwe kwiza. Reka mubwira ikintu kimwe. Kandi reka mubwira ubu nifashe wantereta. Oya buretse mva. Unifashe wantereta. Buretse gato. Gato se niki?
wikwitesha amahirwe hakuze amafaranga arapakiye Ningenda kumutinda mukobwa reka mubwize ukuri wikwiraza Nyanza umugabo wa cyambere cyo nandusha ikofi nawe urabizi kandi nubwo utari kuyabona nayazanye ariko urabizi ko atayandusha reka nkubwire niba atari kurusha yamereze mbere niba atari ibyo ngibyo kuko abagabo b'iminsi ndabazi iyo murangije uhita mugenda ngo turavugana bikarangiriraho nta kintu tuba tugihuriyeho ushobora no gomba kwambara ati kanza tuvugane ndaje ndi bize ndaje niko mwabaye turabazi reka niyo mpamvu ndi kukubwira ni shyira hano nta munezero wagira kurakaye se bigenze aho ntarakara ni hehe ako reka tuvugisha ukuri ko umubiri uryana umubiri ari nkundi niba unkwatse serivisi ukaba uri kuyinyima uragira ngo nkore iki uragira ngo nkore iki ntabwo byashoboka icyo ushaka ni amafaranga rwose amafaranga niyo byishimo ese kuki amafaranga mayaguranisha ubuzima bw'umuntu ntabwo byashoboka ubuza ahantu ndi erega mwebwe abagabo ako bagabo iki muwe mugira nta n'urukundo mugira urukundo rwanyu rushyirira mu maguru iyo birangiye none se njye nigeze urabona ndi benshi genda umugabo uvuga ngo mwese reka babyaye n'umwe mama wanjye katari we mama wabyaye n'umwe ego konye gasoza uzabaze mama ntiyabyara ruharwa mama byara umwihariko no kuvuga yuko ibyo wakora uriya nawe atabikora dukora kimwe ngiye kamubwire wikomeza kunyara amafuti yose ngewe ntago njya nihangana ubundi sinjye ngiye kugira ute se ngiye kugira ute yakumata ku ngufu ndakora ibyo ushaka niba ushaka kumuneza ndabyemera ntabwo byashoboka niba nagahato ndagakoresha akumujye mwumvikana vuze ndoro ujya kumata ku ngufu wayivugije se akukeka ko kukuniga byananiye kukuniga gukweza oya ntabwo byakunda ntabwo kuse wakwamba bare basi ntabwo reka manzu nyishure wamba bare basi reka basi nkubwire ntega amatwi nyine ntega amatwi niki ngombwira ukabwira umuntu w'umugabo ngo niki ngombwira mu ndagutega amatwi basi reka ngewe nkore rimwe ryo gutestinga irya kabiri ndaryishyura buri gihe ntusurira buri gihe kuwa mbere kwa kabiri kwa munsi birahinduka harimo no kubonja se oya ntago ari ukubonja kuko urumva twe twahuje urumva turi kuganira nk'abantu bahuje sibyo ngira urukundo kuko wanatetesha umugore ngiye kugukorera kandi gakora Why are you running? Oh, I'm fine. mereza ubundi uri umugabo nugishuna urakishyura Fata. jya umenya ko nubatsa kubona amafaranga Wubaka. nubatse sindi umugabo Wubaka. tohoza Umugabo. reba shaka ukuntu tunyangirije ingingo Reka nkubwira amakuru. wayo yihorere Wumve yuko utakirunga. yihorere ndabizi mu ngendaho buretse mu ngendaho ngo nashatse umugore mwiza mu ngendaho ngo umugore wanjye arasa nk'urunyanya namashyari nta kindi cyo kikuzanye Munzi wawe wagira ngo arimo korari ivugiramo amashyi. Wagira ngo yinjiyemo korari. buretse ndaguhinginga eshatu habaye iki Umugore wawe. Hari umugabo muri urabeshya sibyo amubwira njyewe kuki nta nkuru nziza unzanira kuki nta nkuru nziza unzanira byacitse gusa none njye se wabwiye bangapi arongorana n'umugore wawe urabeshya niba ngapi uri mu rugo rwanjye ahubwo bavuze ngo kuhageze niba ngapi umbereye mu rugo inshuti yanjye bangapi ukaramuka uhageze ngo barakwica ngewe banyica ruwarwa ngewe banyica ngewe ryo intare ibyo rero wagenda tugende ducereye bari yeye si wawe kuri tugere wawe ntabwo narengana nariye ku gisheke iwe kuri none wagishuka indaya zakutabuka urabona ngewe nakomeretse umugore wawe yihute Why are you running? ariko we ngo unakavuze ngo imboga zibona abana sibyo ariko reka muganga ashaka kora ruharwa ry'ibiryoshye yewe data we urase kara kagabo kawe kabyuhagaze ibintu numvise ntabwo nawe uri kumara udata we nanjye burareka mubwiza ukuri ubu tugikukurunga nako tugikugushaka wababi umva mubwiza ukuri niba utabyemera ntabwo
banga Haveze. Bakora muri babiri. Uyo nanyuzwe uwaje kurokora mise nyingura urugi. Byari bimeze neza. Kibani atanga Imana remese kikorera to nika mubwiza ukuri kariya kagabo ninarebe ibintu gakurikira kubi ni kuri gasida abagabo barashaka we ninjye waherekeje abandi mu gushaka ariko none uyibunze ndakwibone nabanje Yaruko ntabwo nagukekagaho biriya bintu rero burareka kubwira wandeba banyuka kwigenza nabona ubundi reka wihangane hakorera kuri kagati kabuze ku mugezi ariko nabajya guteye mu mugezi ntabwo bibaho kisubirire hizo byo mbakora twogereza ibyo ariko reka mubwiza ukuri ubundi wabuzwa n'iki kugira akagabo akagabo kariya ingurube irapfa kajya gushingura ngo rusize nibyo warakabona garitse yiwabo bita muri Bugasiri Bugarama urazi niho kajya gushingura y'ingurube wazansoka neza muri Bugasiri nzakujyana ku mazi kanende sha ijuro bifi uhituyiriye ivuye mu mazi apani togosheje ariko ikaranze cyangwa yokeje ubundi wowe kuba uwanjye ni hamwe Mbizi kuri. Nzagusohokana gusa se. Ngiye kwigisha kubyina ugiye kumusose kubyina. Nibyo nakubwiye ngo umugabo wawe murusha ibintu byose. Mbese se no mu biri na muri. Barandoze we. Barandoze we. Ni mugende bangapi? Nuva we. Abarozi we akagukanje. Wandanya babyeyi yanjye mbere. Ayiwe barandoze. Ayiwe barandoze. Ruharwa. Ayiwe bamenye. Ngo simba ufite igisebe. Narabivuze nga amashyari. Uyu ni banga. Ni unereje abazimu barandoga. Ayiwe. Abazimu bawe iyo namba. Bane wenye. Ayiwe uretse. Biri kuva mu mutima bigera mu maguru. Kagisebe winsiga turwana intambara. Si wowe muruje si intambara yanjye niyo. Si wowe muruje. Iyanjye ni. Iwe gisebe. Dodani ugiye wagarutse. Dodani ugiye. Ayiwe baranyishe. Ndumva ngapura. Ibaba we. Ngiye kuruka nk'ikirunga. Mubanga tugiye kuruka nk'ikirunga nyusye. Muwe kuburyo n'undi munsi uzanyine ukabati ngera uharwa ndumwicanyi ugurwa. Ngiye kukuruka nite kuri ibi bisebe umpereje bakanduga. Waga urikugicira. Nzongera amaraso ya Yesu Kristo arabane nawe. Nzongera kukinisha. Nzongera gukina. Nzongera gukina nawe. Oya. Nzongera. Ashishati madam. Nzongera gukina nawe. Ngewe. Wowe uratinya kukava tukaniga we wanzerereziwe wowe wireba n'iki wowe yurebye ibyo uzagira ngo naryangira iki wowe wamujinga we wowe bangape amaraso ya Yesu hano ngeze nikuzimu Yesu bangape naye wewe satani we ngorawo wewe satani we ntago ari cyo gihe cyane cyo gupfa mwami wa mwikuzimu ayo bambwiye ko kuzimu basekura abantu mu